Dore zimwe mu mpamvu zituma ubura views mu gihe upostinze shooties kuri YouTube. Ese kuki umuntu umwe ashobora gupostinga shooties ikaba yagira 1M, 5M, 10M ariko undi yayipostinga ugasanga ntirengeje views 30? Uyu munsi tugiye kureba ikintu kibitera ndetse turebe nuko wabikemura. Uze gukurikirana video paka irangiye kugira ngo utaza kugira akantu kagucika, kubera ko impamvu ya nyuma niyo yatunguye benshi ndetse iranabashimisha. Naho ngiye tugiye kubana muri iyi video nitwa Alan Tech. Mbere yuko dukomeza video banza ukande subscribe, liking iyi video, uyisharinge ku nshuti zawe. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi byandike muri comment. Reka duhite dutangira. Impamvu ya mbere ishobora gutuma ubura views, kwa uploadinga gusa ntibihagije, kuko YouTube ireba abantu barebye video yawe bakageza ku musozo. Iyo umuntu aje akareba video yawe amasegonda 3 cyangwa 5 agahita yigendera, ibyo bintu bishobora gutuma ubura views. Impamvu ya kabiri, hoko itari nziza. Niba amasegonda ya mbere udashobora gufata umuntu ngo agume kuri video cyangwa se ayireba yisoze, ibyo bintu nabyo bishobora gutuma video yawe itagira views. Impamvu ya gatatu, editing irambiranye. Editing irambiranye akaba nta zoom irimo, caption, sound effect, b-roll, cuts zihuse n'ibindi. Impamvu ya kane, topic idashakishwa. Topic idashakishwa tuvuge ko ukora ku bintu bitari trend cyane, nk'urugero ukaba wenda wakora nko kuri AI, phones, tips, app, YouTube tips, technology n'ibindi, kuko ibyo bintu turabizi ko bikunda gusacingwa cyane. Impamvu ya gatanu, thumbnail ndetse na title kuri video birebire cyangwa se bidashamaje, kubera ko thumbnail cyangwa se title ni ikurura umuntu kugira ngo arebe video yawe. Iyi niyo mpamvu ahanini nyamukuru umuntu yakagiye yibandaho, kuko umuntu yaje akareba thumbnail na title bimufasha guhita avuga ati iyi video reka nkirebe. Hanyuma impamvu ya gatandatu, consistency, ni ukuvuga ngo gukora gahunda ihoraho cyangwa se kugira amasaha wa uploadingaho kandi ahoraho abantu bakamenyera, gutyo bigufasha kubaka audience. Umuntu akabazi ngo isaha ni kanaka ashyiraho video hanyuma akayishyiraho umunsi uyu n'uyu, ibyo birafasha cyane. Hanyuma muri summary tubanyuriyemo cyangwa se uburyo bwiza bwo kugira ngo ubone views ukoresheje shooties. Ikintu cya mbere ikamanza nsobanure icyo bifasha kuri YouTube channel. Ni ukuvuga ngo shooties kuri za channel zisa nka zasubiye inyuma zitakibona views cyane, shooties zizifasha kuzikangura cyane, ku buryo ubikoze nk'ukwezi cyangwa se amezi 2 ukurikije gahunda nkubwiye cyangwa se uko mbikubwiye, bishobora gufasha channel yawe kuba yasubira ku murongo ndetse bikayifasha kuba monetize mu gihe gito. Hanyuma muri summary, mu gihe ugiye kweditinga koresha hook nziza, editing nziza, topic nziza iri viral, gahunda ihoraho, gusesengura analytics. Ni ukuvuga ngo ibi byose uko tubivuze ukabikurikiza ku murongo. Niba iyi video yakugiriye akamaro, kanda subscribe, like, andika muri comment ikibazo ushaka ko tuzagusubiza muri video itaha. Hanyuma niba wifuza kudushyigikira, sharing iyi video ku nshuti zawe. Tuzabonane muri video y'ubutaha.